hari amakuru ngiye kuba ni inkuru ibabaje, nta handi uzayisanga kuko nta uploading. Yes, hola my people, ni umuhungu wanyu Olivier, ni umuhungu wanyu Olipi. Yes, Pastor Olivier. Hari abanyandikiye muri comment ngo ubundi barya Pastor se shawe. Sinzi ariko nanjye n'izina banyise ubundi Pastor nize Pastor nize kandi umuntu wese yaba Pastor, umuntu wese yaba Pastor, ari nayo mpamvu hari icyo bagendeye bari inyita, you know. So much respect ku muntu wari inyise ku ishuri nyiga ahitaga Pastor. Noneho kuba witwa Pastor ugasangwa mu kadega runaka, uzi ko izina riguha limitation y'ibyo utagomba gukora nawe. Yes, izina riguha umupaka aho utagomba kurenga, w'ibyo utagomba gukora, w'ibyo utagomba kurya, w'ibyo utagomba kwambara. Yes, ubwo rero kuba banyita Pastor cyangwa se kuba bakwita Pastor, kugira ngo niyo biragoye kubona bakwita umuntu utari Pastor, niyo baba bari kwita urinywa ushaka inyuma kurekeshwa n'izina. Yes, ndaje ngo twigane rero uyu munsi mbafitiye iki. Dore bimwe mu bintu bitunanira, bitagombera amafaranga, bitagombera amashuri, nta lisansi bisaba, nta diplome bisaba, ibisuzugura iza ubikoze, ariko kubera iki abantu bitunanira. Ngo njyewe ngo runaka ntago mwiyumvamo, bigusaba ngahe ko mwiyumvamo, baguciye angahe. Njyewe ntago runaka ntago duhuza mu rukundo rukenye. Abantu kubera iki twabuze urukundo? Abantu kubera iki twabuze urukundo? Uyu munsi nje kwibariza abantu ndabaruzi kubera iki abantu, kubera iki abagome babaho, kuki twisanze turyana twese kandi turi abantu tuva amaraso amwe. Ni iki biguca? Nangahe baguciye kugira ngo, cyangwa biguhesha ngahe iyo wagambaniye umuntu, biguhesha ngahe? Ariko ngiki kintu kibatse mu bantu uyu munsi, hari amakuru ngiye kuba ni inkuru ibabaje, nta handi uzayisanga kuko nta uploading. Ni inkuru, ni story, yes, ni story. Ariko why umutipe inshuti yanjye yaretse gupostinga, arapostinga yambwiye ati rero yandika ati, ashyira ifoto y'umuntu, yandika aravuga ngo uyu muntu uzamubona azatubwira. Yakoraga mu rugo n'umuntu w'umumama, yakoraga mu rugo, hanyuma yatwibye, hanyuma asiga anaroze hafi urugo rwose. Ubu ngubu turi kumukurikirana ariko dufite bamwe bari mu bitaro. Understand? Rimwe na rimwe hari ababosi batreatinga cyangwa se batwaramo abakozi babo nabi, bafatamo abakozi babo nabi. Ariko ni ryari umuntu yamaye inyamaswa bigezaho byo gufata ubuzima bw'umuntu akabugurana amafaranga, akabugurana ibintu bishira? Ni ryari biba byagenze kugira ngo umuntu atekereze kuba yagambana mugenzi we amugurana amafaranga? Kandi ikintu cyose umuntu kugambanira, umuntu kwanga, umuntu ntabwo azava. Abantu bakureba bo gushaka biki? Nta kintu baba gushaka. Guys, nababeshye, ibintu birababaje, bigeze ku rwego isi yameze amenyo. Noneho ngereka nibwirire wowe uri kumuriki,
noneho hari ibintu byateye abantu mu inzoga muragatuye murakabura, ubu inshuti yawe iraguhamagara ati ngwino dusangiye, mukagenda mugasangira, ni amakuru numva ku mihanda ariko reka nyabashire, mugasangira wahuga gato gafata supaguru my friend, abantu babaye inyamaswa, gafata supaguru kamena muri ya ji, niba ari yo wari uri kunywa, niba ari inzoga, niba ari fanta, niba ari iki, kamenamo kaza ugakomeza ukanywa ukanya, kubera azi ibyo akoze agahita yigendera, wowe bakaza gutora umurava. Ngiyo reva abantu ikiremwa muntu abavandimwe bageze. Guys, nimubibona gute ibi bintu? Uko bukeye n'uko bwije abantu bariga icyaha, hari ubuvumbuzi bw'icyaha, hari ubuvumbuzi bw'ubugome, hari ubuvumbuzi bw'ubugambanyi, nyine hari ubundi bushakashatsi bw'uburyo umuntu yahemukira undi, umuntu akava mu Rwanda akava Kenya gushaka ubugome bwisumbuye mu buri mu Rwanda kugira gute kubwigayo, niba ari uburozi akajya kureba uburenze uburi mu Rwanda. Understand? Abantu babaye babi, kandi nawe uri kundeba urabizi neza cyane, ubizi neza cyane, dusangize igitekerezo cyawe muri comment, kandi kutubwira ati ibintu byagenze gutya, ibintu bihagaze bitya, ese ubwo buryo noneho n'ubwonyine bisigaye bideba, ibibazo umuntu asigaye arara hanze akavuga iwanjye habaye urusengero byaye kumva imirindi, abantu babaye babi, bambaye ubusa k'imirimo bukamurya, ashaka ubuzima bwawe kakugirayo. Guys, ubu kuri ubu ngubu umuntu araba ari inshuti yawe, mubanye neza nta kibazo gihari, ariko nugerageza muteye imbere niwe watangiye kumusiga, ubugome buvuke, yiga ubugome ahinduka umwanzi wawe. Benshi mufite ubuhamya, benshi mufite nyine iyo experience murayifite, murayizi. Why abantu ari babikura urwego? Muri comment mbwira uko ibi bintu bibona, garagaza igitekerezo cyawe, uramushyigikiye. Hanyuma nimero yanjye iraho muri description ya channel, ndanayishyira muri description ya video, kugira ngo wowe ufite idea cyangwa se ubundi bufasha utekereza waduha tuvugishe. God bless you.